namwe bigeze gusanga umuntu yarubatse inzu y'ibyatsi ayishyiramo ibirahuri, ariko konseye yaramukubise ngo gutafata inzu y'ibyatsi akayishyiramo ibirahuri. Ibyo bintu byarabaye nuko umuntu yitabye Imana twari kuzajya kumusura nkamubereka kugira ngo mwumve ukuntu kera byari bikaze. None imvura irimo inagwa, uzi ikintu cyabagaho wagendaga umeze gutya usa nk'ugenda ukabakaba, byari ibibazo urumva. Yes, turabashimiye mwese. Uyu munsi mbazaniye agakuru cyangwa se inkuru ariko iryoshye. Ngiye tugiye kubana, nitwa Frodis Uwizeyimana. Mwari mumaze iminsi mubona tudahari, mubona yenda bisa nkaho twacecetse, ariko hari ibintu byinshi batwe turimo twegeranya, tubazaniye ibintu byinshi byiza. Hano rero ni ku Ruzabibu TV official. Ndakwibutsa wowe utarakanda subscribe, udukande subscribe, mu gifaransa ni s'abonner, ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi. Buri kintu tuzadushyiraho uzajya ukibona mu ba mbere, kandi bizadufasha nawe, bizakugirira umumaro, kubera ko uyu munsi turimo turagenda tureba ibintu bitandukanye kandi byiza by'ubwenge. Rero mu bintu bitari byinshi nabateguriyemo ikintu tugiye kuganiraho cyitwa ngo kera hanjye. Ubundi nkamwe muri kundeba kuri kamera, murabona kera hanjye ari ryari? Niba mwe mubasha kundeba, andika muri comment utwandikire, hanyuma mbwire ngo turabona kera hawe yenda ari nk'iki gihe ukurikije ukuri kundeba kuri kamera. Rero mbahaye ikaze, n'igihe tugiye kubana, kandi ndaza kwizera ko nawe uri buze gusuzuma kera hawe, hanyuma ndaza kubaha umukoro mukurikije uko muri buze kuba mwumva ibyo tugiye kuvugaho. Ubundi ndabyibuka nigeze kubwira umuntu akamubwira akantu, ariko ntimuzabimubwire. Nigeze kubwira umuntu akantu, navuga nti ngewe nzi Kigali, naje Kigali, ninjira muri Kigali basaka. Noneho yarabisetse arambwira ngo ibyo bintu ntago bishoboka, ngo ntago nigeze ninjira muri Kigali basaka, excuse me, ngo ntago ninjiye muri Kigali basaka. Ariko ngewe ibintu babwira ni ibyanyabyo, ngewe ninjiye muri Kigali basaka. Twandikire muri comment niba nawe uzi kera hawe, ni uwuhe mwaka n'iryari waba uzi Kigali mbere yo kwinjira muri Kigali basakaga. Twandikire muri comment, hanyuma numara kutwandikira muri comment nawe ndaza kwita mbona kera hawe. Reka dukomeze. Ubundi wasanga na cameraman uri kuri kamera kera reka magereranye, yenda ubwo mvuza hanjye hatari cyane, ariko hatari nanone ahangaha. Ura nka cameraman wanjye, cameraman wowe kera hawe ni iki cyaharanze? Wasanga nka cameraman wanjye avuga ati kera bajyaga yenda nko kureba nka football, iyihe kipe sera, wasanga nka kera hari iyihe kipe igezwe? Kera hawe ni kwa Bogota. Cameraman wanjye ngo kera ni ku bwa Bogota Alabama. Kandi igihe iyo match igihe nanayirebye, none ariko we niwe kera ngiye yabuze gato iyo match mba narayikinnye bro. Rero impamvu mba mbivuze nuko nka buriya dushimira iyi leta yacu, kubera ko hari ibintu byinshi byagiye bihinduka. Nk'ubu ngubu iyo mbitekereje nka kera aho nari ndimo babwira, ngiye nabyirutse mbona ibintu byari bigezweho icyo gihe. Hari hagezweho abantu bubaka n'inzu z'ibyatsi. Ushobora kuba utabizi, ariko reka mbivugeho. Uriya impamvu navuze ngo kera aho umuntu dusibye no kuvuga ngo wenda ni leta y'ubumwe, leta y'u Rwanda, tugomba no gushimira Imana yaduhaye ubwo buyobozi. Impamvu inzu y'ibyatsi reka nyivugeho gatoya, ariko ntimuze ko mbaza ngo mu rugo yari hari cyangwa ntabwo yari hari, ariko reka nyivugeho. Buriya inzu y'ibyatsi iyo
iyo wagiraga ibibazo imvura nyinshi kagwa bro, hari igitonyanga cyavagamo cyasaga nk'umukara. Iyo wabaga ufite ibyago kikaba ku mwenda wawe ntago cyavagaho. Uzatwandikire muri commentaire niba ibyo bintu mvuga mbabeshya. Banga inzu y'ibyatsi imeze nkaho ikuze, urumva ikuze idafite isakaro rimeze neza, havagamo igitonyanga urumva cy'umukara iyo cyagwaga ku mwenda. Ariko nayo niba ibyo bintu byibuka, uyu munsi wa none uzi ahantu uba, uza ahantu urara, ugiye ngo kera hawe ushime leta yacu, unashima Imana kuko nawe hari kera hawe haranze. Reka mbabwire, buriya uyu munsi wa none iyo tuvuze ibyo ngibyo, ngiye ndibuka yenda tutavuze inzu y'ibyatsi, murabizi inzu y'ibyatsi yagomba kuba ifite n'agasongero. Ariko uyu munsi wa none ushobora kubaza umuntu, niba umuntu avuga ngo kera he ni ku bwa Bogota Alabama, ushobora kumubaza agasongero k'inzu ugasanga ntago akazi, ugasanga ntago akazi. Ariko buriya iyo tubivuga tuba tugira ngo turebe ese hari aho u Rwanda rwavuye, hari n'ahantu u Rwanda rugeze, hari aho abantu mu mitekerereze bavuye, hari n'ahantu uyu munsi mu buryo bw'imitekerereze abantu bageze. Niyo mpamvu nazanye ikiganiro kivuga ngo kera hanjye. Reka mbabwire impamvu mbivuga. Yewe nabyirutse kera n'ubwo wenda wasanga yenda hari aho bikiri simbizi, ariko ni hakeya mu Rwanda, ni hake mu Rwanda abantu bahanaga umwanya w'ikigoroba wo guhandurana amavunja. Byo ni murabizi. Buriya niba hari ikintu kibabaza ni imbaragasa ya nijoro. Niba hari ikintu nubwo kiba cyitwa imbaragasa, harya cyitwa imbaragasa, cyitwa umugera, cyitwa iki? Iyo kagiyemo ari gashyashya umva noneho kagafata nk'umurwara, ariko ari nk'ukuntu kafataga mu rwara, ubwo ni kera nyine. Noneho kagafata nk'umurwara, kakinjiramo ukaza kukumva nijoro ukangutse. Bro, aho ni kera. Karababaza, ntago wasinziraga, wararaga wishima, wararaga wizunga, mbese se wabonaga bukeye. Noneho ukajya kubwira umuntu uti ndebera nkurireme aka kantu. Ese wowe ibyo bintu wabubizi? Wabuze ko ibyo bintu byaba byarabaye se? Aho ni kera. Niyo mpamvu turashima Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, hari ibintu byinshi yahinduye. Nta bantu bakirwara imbaragasa, nta bantu bakirwara amavunja ugereranyije n'icyo gihe cya kera. Ntekereza ko ku rwego rwa 99.9 icyo kintu cyaracitse mu Banyarwanda. Muzi impamvu? Ngewe ari umuntu nzi, yari umusaza mukuru. Iyo twaganiraga yambwiraga ko ari nko muri 28-30 muri ibyo bihe. Noneho iyo twaganiraga ari manywa nk'itabi, anywera mu nkono y'itabi. Nizeye ko abantu inkono y'itabi turageraho nyuma. Ariko iyo twaganiraga akampa amateka, akagenda agira ibintu ambwira, nibwo naje kubona ko uyu munsi wa none hari ishimwe tugomba gushimira Imana, cyo ni cyambere, tugashima na leta yacu. Rero kera hacu hatandukanye na habo ngabo. Kera nyine nibyo nababwiraga, wajyaga gusura n'urugero kwa runaka, sindi buvuge izina ry'umuntu kugira ngo yenda atagira ngo hariho nibasi, ariko wajyaga gusura kwa runaka ugasanga bashyizeho ikintu bitaga umuce. Umuce sinzi niba abantu bankurikira bawuzi. Umuce ni umusambi cyangwa se ikirago. Ikirago yenda ariko cyo cyabaga ari kinini, ariko yego reka tuvuge umuce cyangwa se umusambi. Noneho ugasanga abantu bicaye ku musambi mu kagoroba bahinguye bavuye mu buhinge. Ubwo cyane twibanze kuri bwa buzima bwo mu cyaro butari bwo mu mujyi. Noneho ugasanga abantu nta kindi kintu kibicaje, nta kindi pe kibicaje, ariko ati ndebera imbaragasa yafashe mwino, ndebera iyamfatiye hano ku gatsisino. Noneho hari ikintu bita imyate rero. Noneho mwe yayo ni mutazi, hari ikintu bitaga imyate. Kiriya kintu niba hari ikintu yenda nagiriye umugisha cyo kutayirwara, ariko nigeze kubana n'umuntu kera, ubwo reka mbyite kera, yari umurundi. Hari imyate yarwaraga, sinzi ukuntu bahitaga, yenda muza kunyandikira muri comment niba ari imyate yitwa ibinyoro, ntabwo nyibuka, ariko muza kutwandikira muri comment. Nango yari imyate ku buryo iyo yirwaraga yanavaga amaraso.
yanavaga amaraso ku gatsinsino. Rero muze kutwandikira nawe niba ibyo bintu warabibonye cyangwa byarakubayeho, utubwire ngo ese aho tugeze ubu ngubu na kera hacu niki washima, niki washimira Imana, niki washimira leta y'u Rwanda, kuko Imana yaduhaye ubuyobozi tugomba kwishima mbere hanyuma tugashima n'ubuyobozi. Impamvu mbivuga, twarabanye yajyaga rwara umwate ariko hakibeshya hakajyamo ikintu cyitwa imbaraga. Byari ibibazo bikomeye, byari ibibazo bikomeye cyane, hahandi ushobora gusanga igitsitsino cye ari amaraso. Kubera iki? Uzi impamvu yabiteraga? Aho ni kera, aho ni kera, aho ni kera ndi kubabwira. Tuvuye ku myate, hari ikindi kintu bitaga inkono y'itabi. Inkono y'itabi biri mu muco wa Kinyarwanda, yenda niba ari n'abantu batabizi ubwo twazajya kuyishaka, ko ari nk'ahantu nigeze kujya mu cyaro kimwe ntari buvuga izina, nza kubona umukecuru umwera mu nkono y'itabi. Yenda ubwo twazamushaka nkayibereka ko banenda baba batayizi, ariko nk'inkono y'itabi yabagamo ibintu bibi pe, yabagamo ibintu bibi bitaga ubuvunderi. Ubuvunderi urabizi cameraman? Cameraman no n'ubuvunderi ntagabuze. Dufite ibibazo by'uko sa amateka meza, ariko nanone tuba tugomba kwigira ku mateka, tukareba naho tugana, tukareba n'ahantu tuva, tukareba n'ahantu tugana. Muri ubuvunderi impamvu wango bwari bubi, biriya bintu kubinywa ukabishyira mu mubiri mu buryo bw'ubuzima, biriya bintu byari umwanda pe. Wasangaga umuntu unywera mu nkono y'itabi, sindi buvugeho ibintu byinshi, ariko hari ibintu byamurangaga. Reka mvuge wenda kimwe muri byo, ikintu bita guciragura. Nuvuga ngo umuntu wanyweraga mu nkono y'itabi, ari ukuntu banywaga, simbizi wenda niba nabona akantu nafata nkashyira, bayinywaga bagashyira hano, baga umuntu arimo iminwa yarabaye nk'izi imbere ho gakeya kubera gukurura inkono y'itabi. Noneho kugira ngo ayifatishe, impamvu mbabwira narabibonye kera narabibonye, wasangaga uko akurura yinjiza umwotsi, bimusaba noneho kuza gukurekura agacira, atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ashobora gucira muri salo, yashobora gucira mu cyumba, yashobora gucira imbere y'uburiri, yashobora gucira munsi y'urutara. Ubwo rutara rwo sinduvuzeho, ibyo nabyo ni ibindi, ariko aho ni kera. Ikindi kintu tuvuye ku bijyanye n'inkono y'itabi, reka mbabwira kandi kantu. Muzi kera umuntu adafite itara byagendaga gutiye bagutumaga mu nzu ngo ngende nzanire ikintu mu nzu, nta tara nta kindi kintu baguhaye. Noneho murabizi n'inzu za kera nta madirishya manini zabaga zifite cyangwa ibirahuri. Ndabyibuka ahantu hamwe bigeze gusanga umuntu yarubatse inzu y'ibyatsi ayishyiramo ibirahuri, ariko konseye yaramukubise ngo gutafata inzu y'ibyatsi akayishyiramo ibirahuri. Ibyo bintu byarabaye nuko uwo muntu yitabye Imana, twari kuzajya kumusura nkamubereka. Noneho fata iyo nzu itagira ibirahuri, itagira andi madirishya, hanyuma uwoherezemo umuntu nijoro nka saa moya za nijoro. N'urugero noneho imvura irimo inagwa, kugira ngo mwumve ukuntu kera byari bikaze. Noneho imvura irimo inagwa, uzi ikintu cyabagaho? wagendaga umeze gutya, usa nk'ugenda ukabakaba. Byari ibibazo, urumva? Uko gukabakaba washobora gusanga ubonze nk'ihene, kuko hari ihene zataga mu nzu, inkoko zataga mu nzu. Noneho rimwe na rimwe ukanasanga n'intama izitarabanaga n'inka, ari nazo hari igihe zatahaga mu nzu bitewe n'ahantu mwabaga mutuye. Rero hari igihe wavaga mu gikoni witwaje igiti, ikintu cyitwa igishirira. Igishirira abantu ndumva yenda bakizi, ni cya giti uvanye mu ziko, hanyuma ukagicomora mu zindi nkwi, ukagenda wihuta ugenda ukizunguza. Hari munsi tuzafata video ari nijoro nkagenda mbere ku kuntu byabaga bimeze. Ugenda ukizunguza kugira ngo uze kwinjira muri yanzu, byibuze ubashe kubona ikintu bagutumye. Aho niho kera, aho niho twavuye. Kandi ushobora gusanga hari umuntu ushobora kwandika akavuga ndimo ndabeshya. Ibyo ndimo mbabwira ni ibintu byanyabyo. Noneho rero ngo haje akantu k'iterambere. Nyuma yaho ngiye kubona mbona
mbona icyo gihe baguze agatadowa. Agatadowa ndumva hari abantu bakazi, kabaga ari akantu k'akabox gatoya gakoze mu idebe, noneho bashyiragamo peteroli bagashyiramo n'urutambi, hanyuma ako kantu bakagacana, kitwaga agatadowa. Cameraman azanshakirana agatadowa kayigiye tukereka abantu. Rero ako ngako noneho wakajyanaga mureke nkuko mfashe telefone ugenda ugatwikiriye gutya kugira ngo katazima. Uzi noneho kakuzimana kugeze mu nzu se wagatwenka gutyo kugira ngo katazima, ukagahumekeraho bagahita kazima. Niba byarakubayeho unyandikire muri comment. Niba agatadowa karabaye kakuzimiraho unyandikire muri comment. Kugira ngo nsoze aka gace kuko mfite ibintu byinshi byitwa Cyerahange. Kugira ngo nsoze, nimba hari umuntu wakubiswe yaragiye koga mu gishanga kwidumbaguza, anyandikire muri comment. Ngiye byarabaye, barankubise nagiye kwidumbaguza, ntabwo ndibabwire muri uwo mugezi. Naragiye turidumbaguza, ibintu byitwaga kwidumba. Twagiye kuragira inka, tumaze kuragira inka turazishora, inka zimaze gushoka turagenda turidumbaguza. Twaridumbaguje ntaha nabaye umwere. Bambajije ikintu nabaye nanirwa kubisobanura. Barankubise. Nawe niba baragukubise wagiye kwidumbaguza ukonesha, wagiye kwidumbaguza inka zikajya mu ifamu y'abandi cyangwa se mu butaka bw'abandi, nabwo bikakugiraho ingaruka. Uzo kutwandikira muri comment utubwire ikintu cyabaye kera hawe. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye, bafite indi nkuru y'akantu kitwa Cyerahange. Murakoze cyane, mwatumwe na Aphrodis. Aha ni ku Ruzabibu TV official, mukomeze kudukurikirana. Ciao ciao.